Ubuzima turimo hari ibisubizo byinshi umuntu aba akeneye mu buzima. Umuntu akora cyane kugira ngo abone amafaranga. Umuntu ateretana cyangwa ateretwa kugira ngo azavemo umugabo mwiza cyangwa azavemo umugore mwiza. Uyu munsi rero tugiye kukubwira ahantu 10 guceceka kizaba ari cyo gisubizo cya nyacyo uba ukeneye mu buzima. Uri kumwe nanjye Odette Uwingabire, Akiro Kanyamibwa. Dore ahantu hambere guceceka bizaba ari ingenzi mu buzima bwawe, ndetse yewe nuvuga hano hantu uzaba witeje ibibazo wowe ubwawe utashobora gukemura. Ahantu hambere ni igihe cyose amarangamutima yawe azaba ari hejuru, wishimye cyane, wumva ibyishimo byakurenze, ni ngombwa kangaho uzaceceka, kubera ko ikintu utazi ni kimwe. Nuvuga ushobora kuzavuga ibintu bitandukanye n'ibyo uzakora, bya bindi bita ngo uzatanga promise utashoboye gukipinga. Ibaze nawe urishimye, buri kimwe cyose uri gutekereza ko kiri kugenda neza, nibwo utangiye kuvuga ati nawe nzakugurira imodoka, nawe nzakugurira inka. Birumvikana ko uwo munsi nyine bitewe n'ibyishimo ufite, birashoboka ko iyo nka wayigura ku kanya uba bifite amafaranga, ariko ejo nibwo uzabyuka mu gitondo uvuga ati harya ngo navuze ko runaka nzamugurira iki. Mwibutse iki kintu, abantu bose ntabwo dufata ibintu kimwe. Bashobora kuba bakubwira ikintu ukumva ko kirangiriye aho ngaho, ariko hari undi babwira ikintu akumva ko ari ikintu kiri seri. Wamutuka wenda bitewe n'agahinda ufite, akumva ko mu buzima busanzwe uri umutukanyi. Wamubwira ikintu, promise y'ikintu ati nzakugurira imodoka, akumva ko ari ibintu biri ukuri. Abantu turamoka biratandukanye. Rero niyo mpamvu rimwe na rimwe bizagusaba guceceka igihe wumva ko amarangamutima yawe ari hejuru. Iki gihe ni ryari? Igihe wumva ko wishimye cyane birenze urugero, n'igihe wumva ko ubabaye cyane birenze urugero. Ushobora kuzahura n'umuntu ubabaye ukamutura agahinda kawe kandi bitari ngombwa. Ahantu ha kabiri ugomba guceceka ni igihe umuntu agerageje kukurakaza. Buriya muri ubu buzima iyo umuntu agerageje kurakaza undi, sometimes biba ngombwa ko habaho gusubirikanya amagambo akubwira wongera umusubiza. Igihe uzaba uri gusubiza ushobora kuzavuga ibitari ngombwa, either bikica ejo hawe cyangwa bikangiza kimwe mu bintu wari ufite watekerezaga ko ari ingenzi mu buzima bwawe. It's better rero ko waceceka unagakuringa down. Buriya umuntu ari kugerageza kukurakaza, rimwe na rimwe iyo umuntu afite umujinya avuga ibintu bitari ngombwa, cyangwa se akarakazwa n'ikintu wakabonye ko kitari ngombwa. N'ahandi yo gusubizanya n'umuntu bishobora kuzateza ikibazo kuruta icyo cyakemura. Ahantu ha gatatu ni igihe cyose gusaba imbabazi uri kubona ko bitari buze gushoboka. Twese turakoze, niyo mpamvu avuga ngo mistake becomes a mistake when it is twice. Hari igihe ukorera amakosa umuntu inshuro nyinshi, nawe ubwawe ukumva ko wirambiwe, ukamucitinga, ukamuca inyuma, n'andi makosa agiye atandukanye. Hari igihe rero nawe ugera igihe ukabona gusaba imbabazi ntabwo biri bushoboke. Ahangaha nta kindi gisubizo uba ufite, uba ugomba guceceka. Nubwo benshi bibwira ko ngo silent means yes, ariko wenda it's better to keep quiet more than speaking. Igihe cyose wababaje umuntu ushaka gusaba imbabazi, hari igihe ubona neza ko kose ibyo uri gukora byo gusaba imbabazi bitari buze gukunda. Do you know what happened when you say? Ese wabuzi ikiba nyuma y'uko uvuze? Iyo umaze kuvuga ushobora gukomeretsa wa muntu wari ugiye gusaba imbabazi kuruta uko wenda byari bumufasha. Ushobora kuvuga amagambo bigatuma yibuka amakosa yose wagiye umukorera. It's better rero ko muri iyo moment, icyo gihe uba ukwiye guceceka. Ahantu haka n'uba ugomba guceceka, ndetse yewe kutavuga bikaba ari cyo gisubizo cyonyine ufite muri ubu buzima. Igihe wumva ushaka kumva gusa, hari igihe uba uri muri mode yo kumva ko wenda ushaka kumva icyo umuntu akubwira straight ako kanya. Rimwe na rimwe rero iyo ugerageje kuvuga, niba ari order yaguherezaga, biza gupfa. Ese uzi impamvu abantu benshi bakomeye ku isi uzibanga bakoresheje kugira ngo ubumenyi bafite, iterambere bafite barigereho? Rimwe na rimwe bagerageje kuvuga hari ngombwa no guceceka hari ngombwa. Buriya guceceka ni umuti w'ibibazo byose ushobora kuba wibaza. Ushobora kuba wivuga ati wenda nimvuga ndagerageza gusobanukirwa cyane, ariko iyo ucecetse nibwo umenya ko icyo umuntu yakubwiraga cyari ingenzi, cyangwa wenda yagutereye umwanya. None igihe uzavuga urumva uzabwirwa n'ikintu ibyo wabwirwaga byari ingenzi cyangwa bari kukwangiriza igihe. Ahantu ha gatanu, iyo ushaka gutanga ingingo ikomeye cyane, urugero wapurayinze ahantu urashaka akazi,
nugerageza kujya muri office ya boss ukavuga birenze ibikenewe ushobora kuzasanga wavuze amakosa cyangwa ugasanga wavuze ibitari ngombwa ukabura akazi kubera kuvuga gusa. Iyo ukeneye kuvuga ibikenewe biba byiza wanditse bya bindi washaka kuvuga ku rupapuro. Ibyo bigufasha iki? Ikintu cyonyine bigufasha kuvuga amagambo makeya kandi y'ingenzi. Ese ntabwo birakubaho ukajya mu kazi cyangwa ukajya gusaba akazi ugasanga wenda ujya kugafatanya n'ishuri ariko umuntu ugiye kugukoresha akaba adashaka kuta ishuri? Iyo ugerageje kuvuga amagambo menshi wisanga wivuyemo ko wiga, bityo ukabura akazi gutyo. Ahantu ha gatandatu, igihe cyose umuntu atiteguye guhinduka. Hari igihe uganiriza umuntu nukuri ukabona ibyo uri kuvuga birasa nk'aho biri guca mu gutwi kumwe bigahingukira mu kundi. Iki gihe rero uba ugomba kwicecekera kubera ko rimwe na rimwe iyo uvuze aba ari kugufata nk'ikigoryi. Ikindi cya kabiri, uba uri kwangiza umwanya wawe. Abantu bose ntabwo tubayeho kimwe, nta nubwo abantu duhinduka kimwe cyangwa duhindukire rimwe. Hari igihe uganiriza umuntu wenda uri kumugira inama ukabona instead y'uko ashaka guhinduka ko murashaka gushwana. Niba ushaka gukipinga friendship yawe n'umuntu ukabona ntashaka guhinduka, it's better to keep quiet. Ahantu ha karindwi, igihe cyose uzaba urimo urasuzugurwa. Abantu benshi ntabwo babizi ko niba uri ahantu bari kugusuzugura biba byiza ari uko wicecekeye, kuko nukomeza kuvuga urazamura impaka hagati yawe nabo. Izo mpaka uko ziri bugende zirushaho kuzamuka niko nawe ubwawe biraba bisa nkaho uri kugenda useba. The more you say foolish. Umuzungu niko yavuze. Bisobanuye ngo uko ugenda urushaho kugerageza uvuga cyane cyangwa ibintu byinshi niko ugenda urushaho kuvuga ibintu by'ubugoryi, ndetse nawe ugaprovinga neza ko uri uwo gusuzugurwa koko. Ahantu ha munani, ni igihe ubabaye, igihe wumva ufite agahinda kenshi, igihe wumva ko mu buzima bwari bitari kugenda neza. Burya icyo gihe ndakwinginze niba ufite na telefone uzajya uyifata uyishyire ku ruhande, cause muri icyo gihe ibintu byose uzagerageza kuvuga bizaba ari amafuti, bizaba birimo agahinda. Uzasanga utangiye gutura agahinda abantu bitari ngombwa kugatura. Utangire kubabwira nabi, utangire kuvuga ko wenda bimwe byakubayeho ari ingaruka z'ubuzima bwabo. Utangire gutura abantu ibibazo nawe ubwawe utazi icyabiteje. Aho hantu rero biba byiza iyo wicecekeye, kuko guceceka kiba igisubizo cya nyacyo. Iyo ucecetse nta n'umenya akababaro ufite. Yego wenda biba ngombwa ko umuntu avuga agahinda afite, ariko si ngombwa kukabwira buri umwe wese, kubera ko kuri iyi si buri umwe wese uhari ntago agukunda. Ahantu ha cyenda, ni igihe cyose ushaka gutsinda impaka. Ese wari uzi ko guceceka igihe hari impaka muri kuburana ku kintu runaka bishobora gutuma izo mpaka cyangwa iyo debate ihagarara? Urumva ko debate cyangwa impaka ni ibiganiro biba biri hagati y'abantu babiri cyangwa batanu. Ni abantu benshi. Nimuceceka rero za mpaka zizahagarara, kandi impaka wibuke ko rimwe na rimwe zirasenya ntabwo zubaka. Ni ryari se wumva ko impaka zizahagarara? Ni igihe cyose uzarekeraho kuvuga. Nawe mu gihe uri kuvuga izo mpaka zizakomeza kwiyongera ahubwo. Icyo nicyo kintu cyonyine utaruzi. Muri ubu buzima biba ngombwa guceceka iyo ushaka kwirinda amatiku, iyo ushaka kwirinda amagambo avuye hirya no hino, niyo ushaka kwirinda impaka. Naho nuvuga impaka zizakomeza ziyongera, ndetse nawe ubwawe uzisanga mu bibazo biruta ibyo wari urimo. Ahantu hanyuma ari naho hantu ha 10 uba ukwiye guceceka. Ni igihe cyose uba utazi neza icyo kuvuga. Ntabwo mvuze ko urenjeje, ahubwo ari igihe kigera ukumva icyo kuvuga neza ntacyo ufite pe. Handi uzajya n'imbere y'abantu niba uri n'umuyobozi wajya kuvuga ukavuga ibitandukanye n'ibyo kuyobora. Ese wari uzi ko kugira uvuga aho hantu ushobora kuba waceceka? Reka tuze muri relationship. Ushobora kuba wenda wowe n'inshuti yawe cyangwa n'umupatana wawe cyangwa n'umukunzi wawe mufitanye ikibazo gikomeye cyane, nawe ubwawe ukaba utazi icyo kuvuga muri ayo masaha. Yakubabaje, ibintu byakurenze, nawe ubwawe urimo urumva ko numubwira ikintu uri buze kuvuga nabi. Inshuti yanjye, it's better ko wakipinga quiet. Bibaye byiza wakicecekera. Uzi impamvu? Nuko niba uri mu mubano cyangwa mu rukundo ukagerageza kuvuga mu gihe nk'icyo ngicyo, ushaka kuvuga ijambo rishobora gutuma umubano wawe urangira. Kandi turi mu isi y'amakosa,
turi mu isi aho imibano myinshi cyangwa relationships nyinshi zuzuyemo ama mistake. Rero nuvuga ushobora kuzitura ugasanga ibyo wavuze ntabwo byari ngombwa. Aha ni ahantu icumi ukwiye guceceka. Ese wowe urumva hari ahandi hantu ukwiye guceceka? Twandikire muri comment unasharinga inshuti zawe kugira ngo tujye tubana buri munsi ku nama mu bijyanye n'imibereho myiza, ku nama mu bijyanye n'imibanire, relationship n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Thanks a lot for watching. Love you so much.